oya ngo n'umuproducer ngo yitwa yewe n'umwana mutoya w'umugeni nabonye ngashaka kujya no mu buririmbyi urebye uriya mwana icyo yashakaga no gukeka kwanje yego yashakaga kwibranding yego kuko Shaddy ni izina rinini n'umva yarasanzwe namuzi ngiye nago nari muzi ariko wa munsi naramumenye ndamuzi byatari yego utekereza ko muheto yego cyangwa se n'umuntu abona muyango yego uwo mukobwa mugereranya n'inanasi shatse kuvuga iki saho ngako nta kintu numvishe nabazaga none nta n'igisubizo mbonye mu kibazo cyanjye ariko se reka ukoresha ubwonko bwawe none urumva bamugereranyije n'inanasi urumva iki n'uri umuhanga inanasi ibintu bigize inanasi se nta mazi aryohereye ko karimo isukari nyinshi niko ngenzi inanasi ongera ushaka kandi gato yes twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe nanone turagarutse gatanu kuri gatanu ni BBM hamwe na Laji yego amakuru BBM nameze neza nitwa best manager nitwa BBM nitwa ka boss muzira ry'ubwana no Kigali mu Rwanda Kigali baranzi akampara muri muciya tubagaranyo tubagariza abi Burundi muri amahoro ababanyi mukanye subscribe aba Kongo mbote ndenge nini maramu ikiziringara tunayo biringara so Zambia mwachoma bwino muri kuti mucema ningi boy so turabashuje mwese abantu bo hirya no hino abanyarwanda bari muri diaspora waka kantu kazageraho abahanze y'igihugu guhera i Burundi Uganda Tanzania East Africa yose i Burayi Amerika Asia n'ahandi hose mukane subscribe yego warumeze neza shameze neza byahata biragaragara ko urabona ko wifunze ba ibintu ni wane uzi ko babyita ku dripping ngiye barabanye ibintu bya mask byanje naga nkavuga ngo biranangira ngo nani ari haya kantu ngira ngo abantu bazamenye ku mwana sanga ijuru yandi bararizi nsanga ndavuga none ndajya ko bibiye mu Kigali banze dore ko n'abantu babigusabye baravuga ati barabinsabye kandi bro sindu umushura sindu umunyamanyanga ndihishe iki yego nta kibazo ufite ikibazo umuntu tuzagikemura yego mugomba kugikemura kuko ibintu byose burya ngo bishirira mu biganiro nani gihari yego reka twivugire rero ndagira ngo twivugire ku mukobwa w'uburanga hano mu Rwanda ushamaje uteye neza uwo nta wundi ni Shaddy ako Shaddy ujye umumenya yego mbabazi Shaddy umugabo we Mbabazi Shaddy ni Shaddy mama yego w'abana babiri b'abakobwa kandi beza yego yabyaranye n'umuproducer witwa Sahe Medisar yego so umutipe nawe usa nk'abara bukuntu w'inzobe mwiza mujeni kandi wakoze byinshi nawe mu muziki yego w'u Rwanda kandi n'ubu hari ibikorwa bakirimo gukora muri Visit Rwanda n'ubundi yego warumeze ute se urebye nta kibazo kidasanzwe iyo niyo ngingo rero ngira ngo tuganireho mbere na mbere so kuri Shaddy rero Shaddy buriya namugereranya nabandira Shaddy umuntu urenze ariko ejo bundi yatwaye award we none award yatwaye yo ndayemera ntago geragera show award ya Shaddy ya Ben bro oya Ben mwihurire ibyo bya Ben byarangiye twabivuyemo ibyo twabivuyemo Shaddy ni award y'ubwiza y'abantu bafite saro cyangwa bakora uburanga n'uwagereranya na biriya bintu ariko gusa reka tuvuge ko Shaddy yego Shaddy ni umukobwa mwiza umukobwa sinahanya karuta abandi bakobwa bose ubwiza b'u Rwanda ariko azi icyo akora Shaddy azi umumaro w'ubwiza bwe abantu bakunze kumubaza abaje nyuma babonye amazu abaje babonye nibi wowe ko ntacyo ubona nyine baramwataka ariko Shaddy nyine Shaddy kuba tucyumenya kugera uyu munsi buriya uzibye ko abantu bavuga binjira mu bintu bitabareba buriya barabona ari umusazi cyangwa atazi ibyo arimo ntabwo nzi icyo bamubonamo no kandi ushobora no kutagira iyo nzu ukagira ibindi bintu cyangwa kazaza wasanga nazifite ariko mugenzi ko uriya mukobwa afite izina rihambaye sibyo rihambaye so bivugira iyo tuvuga ibintu ngo bihambaye tureba ibintu byabo afite ni wa mbere ari mu bambere mu bujuje Instagram miliyoni yego umukobwa wahuye na Diamond wagiye mu birori bya Diamond Tanzania bamutumiye bamwishyura indege yego ni umuntu wadirinze n'abanyamakuru n'aba baririmbyi ba Davido ni umuntu urenze nyine ufite platform zirenze ni umuntu nyine kumuhamagara mu gitaramo kugira ngo umuhosting nagara umuhosta nk'aba nyine ugomba kuba ufite kofi yuzuye yego birumvikana so no umukobwa nyine n'umubonye ari kuri competition n'abandi
bari butware award y'ubwiza ubuzi kari buyitware kuko ntabwo yakwitabira ikintu atari butware yego ameze nk'abakinnyi ba Real Madrid yego abakinnyi ba Real Madrid barahakanye bavuze yuko batazongera kwitabira ibirori bya Ballon d'Or hatarimo umuntu wo muri Real Madrid uri buyitware yego baranzuye rwose baravuze ati niko biri so urumva rero Shadibou ejo bundi twaye igikombe cy'ubwiza akubita abandi bakobwa beza arabatsinda pe so bamwemerera miliyoni 6 buri kwezi azajya ahabwa 500 ako kanya ejo bundi yakoze igitaramo gihambaye kuko akabari kitwaga The Wave rizira ryanahindutse ni breaking news murabizi nago hatitwa The Wave hitwa Sky Sport Lounge Sky Sport Lounge kuko abakunda imipira imikino bose babariyo abakunda kubyina harimo club ya Hatari abakunda kurya igikoni igikoni cyiza bya Hatari na ahantu hanini cyane hisanzuye yego Shadibou ejo bundi waho hostinze hamwe n'abandi bari mu marushanwa amwe nawe so byari bimeze neza fresh kwa gatandatu no kuvuga ngo umukobwa rero urimo gutrendinga cyane uruva umuntu nibwo kiva muri ibyo bya award ako kanya hita kwita event hari umuhungu barimo kuvuga gukundana ariko wa mungani uriya muhungu wowe ibyo bintu urabyemera ko nzi ko ufite ijisho ry'ubutasi ibyo bintu wowe ibyo bintu urabyemera kabisa ndebye biriya bintu ntago oya ngo no producer ngo yitwa yewe n'umwana mutoya w'umujeni nabonye ngashaka kujya no mu buririmbyi urebye uriya mwana icyo yashakaga no gukeka kwanje yego yashakaga kwibranding yego kuko Shadibou ni izina rinini n'ubu yarasanzwe namuzi ngiye nago nari muzi ariko wa munsi ndaramumenye ndamuzi bya Hatari yego utekereza ko nasomye n'inkuru yo kugiye biba akajya gutangira kujya kuririmba ko mbere yajyaga ashaka kuririmba producer bakamubangamira bituma ajya kubyiga yego none ubu ngubu ngakaba ashaka gusohora indirimbo ye ya mbere urumva abantu batangiye kumukurikirana kubera iki kubera Shadibou hari n'amakuru numvishe yarari imihanda avuga ko ngo yishyuye Shadibou kugira ngo babe ibyo ni ibivugwa nawe wizi ariko niyo yaba yaramwishyuye ntabwo yaba yarabaze nabi yaba yarakoze neza kuko ku buryo wafata miliyoni 2 2 3 4 5 ukaziha umuntu urebye nka Shadibou brand ye uriya muhungu kuri kubanga miliyoni niburi 10 ako wikabya BBM nawe aho ngaho nge mu buzima bwanjye nanga umuntu rwose gukabya wapi nkabije gute umukecuru n'umwana wo nyine cyangwa ubwo Shadibou afite gutanga reka nkubaze ngo bamusazure reka nkubaze ngo umukecuru ni iki n'umwana mama uramufite tuza ndavuga mama waracyariho cyane nanaze kubabwira ibintu hari igihe ubaza umuntu kuri mama wadahari mama wa nadihari cyane ninde mukobwa muri tubwiza oya nuko ari mama wanjye ne ndakwaje so mukecuru rero kamubwira ukura nawe huriye n'ubwiza sibyo uzarebe nk'iyi foto ya mwamikazi bishe muri genocide gicanda yego uzayirebe bayishyiraho n'abandi bantu still sibyo uzarebe abakecuru bamwe b'abayobozi ndashaka kuvuga bitabye Imana vuba urabona ngo umukecuru ukabona ni mwiza yego Shadibou rero n'umukobwa mwiza none utari n'umukecuru kuko akuze yabyaye akiri mutoya afite abana babiri nagabyaye abana benshi so kandi afite brand nini bya Hatari urumva ku buryo wafata miliyoni 10 ukazimuhango kugira ngo unyamamaze na 20 kuko urumva Shadibou icyo yakorera uriya muhungu kumufata kumuyambira gusa umusoma kuvuga mukunda kuki uriya muhungu unora ikintu cyose yakora urumva byumva yego nose kwagura umukinnyi w'umupira bakamugura ibihumbi uzi brand kuki se ngubu inzoga yitwa runaka ishobora guha umuririmbyi akazajya yicara ayinywa gusa none se reka nkubaze abaye wowe bura bwenge bw'uriya musore wabugira jewe sinabugira kuko urede oya tukuyemo wenda ko ushobora kuba ufite family ufite iki byose kubana na family n'iki ndum producer yego ndi mutentu nyaba 20 na ndeba target ntabikora ku buryo wafata miliyoni 20 10 uzi icyo bivuze ibyo bintu se yego urumva brand irabona amana kubaka izina biravuna byonyine atesheze icano iturimo gukora iyi TV yacu yego byonyine kugira ngo ibeho igere uyu munsi nishyashya aho tugeze uyu munsi amafaranga amaze kugenda none atesheza amafaranga Shadibou yishoyemo kugira ngo uyu munsi tube tumuvuga n'imyaka ishaze cyakoza wa mungana izina rirakora none utekereze uwo muhungu witwa yewe ubu turimo kuvuga tutari tuzi kandi wacu ari umuzi oya ngese nari muzi uzi imyaka amaze muri ibintu by'umuziki yego nyinshi nyine nyenda tangiranye ibintu by'umuziki aba Big Dom yego ntabwo nyine ari inshuti yanjye ndavuga igihe natangiye kurikira iby'umuziki hari ba Big Dom bashanera
ba Jojo hari uwitwaga Nuza Casanova harafite bo urumva urumva kuva icyo gihe Mahoni Boni ukaza kugera uyu munsi abo bantu bose bazandeba bavuga twarakoraje abandi tujye twavuganye rero Shadibu igihe amaze kuntu kingana urumva yego none yatesheje igihe Shadibu amaze kugera uyu munsi tukaba tuvuga uwo mwana twa yewe tutari tuzi cyakora wa mugani uriya mwana afite ubwenge bwinshi uriya mwana uzarira ko atazajya mu buse uratekereza akomeje gutya ko batazajya uvuga element nawe ukamuvuga nkuko tuvuga kiza we nuko ngo yashatse guca mu nzira zimworoheye yashatse guca mu nzira zimworoheye umunsi indirimbo yazasohora ye nayisohora hari n'igihe wasangamo Shadibu ari we bakoranye video nta kibazo urumva indirimbo isohotse Shadibu yakoze ari muri video uriya muhungu ari waririmbye kandi bavuga mu rukundo reka turebe ya ndirimbo uratekereza yagira views zinga sha byo bahatwika uretse umuntu waba waraguze Shadibu nubwo tutabizi kugira ngo agure urukundo bigaragara ko bakundana urumva kugura views byamunanira byo oya ntabwo byamunanira uriya musore rero ntacyatakora kugira ngo yabumare aho turajyana ntabaho rwose numvisha ibintu duhuza ijana kurinde ariko iyo nzanye amakuru y'ibihuha nawe oya hari ibintu uvuga rwose ngavuga ati se oya nabufana wowe uri umufana nabufana wowe ugira icyo gafana umuntu uharangiza ukazira undi kubera undi nukakora ikintu cya munyangira reka twivire kuri uwo ngo reka twigira ahubwo kuri anniversaire y'akasamutwe ngo yari irimo umuba izi miliyoni 20 zose z'abanyarwanda ariko bazibariye hehe ugeze ugiye kuzibara niko numvishe bavuga ariko amakuru mba natohoje imihanda amakuru mba natohoje imihanda abayizewe cyane jewe nago navuga miliyoni zagiyemo ko sinzizi bajya kugura ibintu sinari mpari yego ariko hari ikintu mba nzi neza hari ikintu mba nzi neza nsobanukiwe iyo modoka nubwo dusakurira ariko nta kibazo yego ikintu mba nzi nuko mbonye nkurikije abantu bayitabiriye yego nkurikije ibyo banywaga yego nkurikije tebo kuno zimeze nkurikije ibintu kuntu bimeze izo miliyoni zaba zirimo bitewe n'uburyo nawo uzi management nyine y'ibintu runaka no kandi kitangaje izo niziki na anniversary yandi y'umwana w'imyaka 2 can you imagine umwana w'imyaka 2 mureke abakira dukire n'abakena mureke dukene nuko nyine nuko biri imyaka 2 umwana wa Ariya Kuru ngo yafashe indege nuza ngaraza ngaje muri Gahongayire yego ari na Gahongayire yavuye mu Bubiligi atega indege atashe aje muri anniversary ahita asubira mu Bubiligi kuko yari aferi yari mu Bubiligi zararangira yego ahita atega indege aza mu Rwanda aza muri anive y'umwana wa Ariya Kuru ari birangiye asubira kurangiza deals mu Bubiligi ariko mwaretse mwabantu mwabakira bagakira n'abakena bati ukavuga buriya twatuziranye ngatimwe atimwa suza Ariya Kuru peace and love ndagukunda cyane urabizi nubizi Ariya Kuru urabizi twifiti yanjye bya hatari twacaje muri byinshi yego kuva kera Ariya Kuru n'umwana mwiza bya hatari buriya nta busambagira ari cool n'izina rye kuba yarishe cool so no umuntu w'indwanyi uje kurwana n'ubuzima so kuba ageze kuri uru rwego rero ndamwifuriza ibyiza cyane yego reka wenda nitumuvugeho byinshi kuko tuvuze byinshi twashiduka turimo no gucumura kuko buri bukene nibwo butera ingeso mbi ahubwo mbaza ati iyo anniversary yari bo bandi kugira ngo ubanze yumve mbere yuko nsokama aho ngaho gusa uvuga utuye uca hejuru iyo anniversary wowe urimo kwivuga ngo irimo 20 zo kwakira abantu uri wahita ugataruka yarimo amasamba intore intore masamba ariko se uramwumva masamba yahereye kera imyaka 30 yo kuririmba n'imyaka 40 y'ubutore yego urayizi imyaka 40 y'ubutore imyaka 40 y'ubutore yo gutoza abantu guhamiriza kujya guteka bakundisha igihugu noneho 30 yo kujya ku rugamba kaza mpaka hano tukaririmba tukaba dufana areri kuzura yego yarimo Tega B ngo Gisamago yararimo nawe Gisamago na manager we na manager be nako Tega B yazanye na Muyoboke na Nopuja ariko nekereza ko ari inshuti ze yarimo Platini oya tukiri kuri oya mbere yuko ukomeza tukiri yarimo Saidati oya reka mbere yuko dukomeza abo bandi uvuze nyuma simbumvisha ahubwo Tega B wari ukomoje ngo ngari kumwe n'aba manager oya na manager agira Tega B burya ni inshuti ze ushaka kuba ubu manager nakubye kuzigira karite nyinshi ushobora kumanaginga event imwe tuvuge mfite event muri arena ukayimanaginga
naba mfite event huye ukayimanaginga yego so management ni imikoranire so hari ibyo muvugana tuzagira gutyo abo bantu bari manager bawe yego so ushaka ko utari manager wa buri munsi nkuko Kidi afite manager witwa Hirwa yego Kidi wa mwana waririmbye Teta nabonye ko yakoze indirimbo hafi gusohoka yakoranye na izo Trump harya yitwa nda muhungu w'umuraperi Zoe Trump Zero Trap so umwongeze gukora indirimbo YouTube ribika yihagarika ariko ararenze amuhungu so nuhungu ugitangaza bakoze indirimbo nziza ngire babashije kwibona so akatwitegereza soke so twatuki kuri Tiger B n'aba manager be yego so aba manager be bazanye hariya hari abantu bakomeye bamasamba bari ne gahonga yire ba bimenya ba Philipita nuza Platini none mutekereza abakire ba Saidati Saidati wariyo nabandi benshi ubwo ndimo ndavuga baragenda baza mutwiri benshi cyane aba bounce ari buzuye n'abakanda nzugi bire bakeneye cyangwa bagonda rutoki nta mikino ari haraho ngaho regari yakura ararenze man ari yakuru n'umukire ufite inyubako nk'iri ifite piscine nk'iyo narebaga hari ahantu nago wajeyo wikandagira ufite inkweto zihengamye hari ahantu hakora ubutumire gusa ubutumire wajeyo se bakwihuruza ntibyoroshye ndumva abafite yabo nyine abafite inkwi barya ibihiye niko babivuga mu Kinyarwanda cyiza ebana so twanzike rero reka twanzike twikomereze tuve kuri iyo ngingo ariko se reka ngubaza akabazo nakabazo k'amatsiko wenda ntago nandukiriye ingingo ariko ndakakubaza hari abantu benshi nagiye numva nabajije abantu benshi nabaza ati se abagore badafite uburanga bushamaje nyine atari bwa buranga nyine bugaragara cyane uko umuntu n'abantu babiri hari umuntu mwiza kwisura ufite uburanga ariko ubundi umuntu ni mu mutima nyine yego so ubwiza buratandukanye ariko nta kibazo babasha kumbwira nyine uburanga n'ubukere n'uburanga ngiye nshaka kubwira abagore nyine batari beza kwisura badafite uburanga badafite uburanga bushamaje ngo burya ngo hari ikintu barusha nanone abagore nanone ngo bafite uburanga bushamaje ibyo bintu wabubizi ibintu nzaniye pe ibintu nzaniye ni hatari iyo story yizanye ute oya nge abo kantu naravuze ati nge ndagira ngo nzakabwira abanyarwanda muri comment bajye bavuga ati ni gutya cyangwa se nibyo cyangwa sibyo uzundi umugore udafite uburanga bushamaje ikintu bamugereranya nacyo yego babugore nyine bangu cyane gore nyine ukabona iki bakavanga uri hamwe yego wa mugore nyine uriya ubona ntumugo ukabona no umureba neza ukabona nyine Shadibu yego yego so uwo mugore rero ubona ukabona atari yakuru nyine ukabona nyine kare ukabona Sarine si ukamureba sumubonemo Marina numubonemo Marina Deborah yego numubonemo Jori numubonemo Naomi numubonemo wa mwana ufunguye n'indari Miss Rwanda muheto yego cyangwa se numubonemo na muyango yego uwo mukobwa umugereranya n'inanasi shatse kuvuga iki saho ngako nta kintu numvishe nabazaga none nta n'igisubizo mbonye mu kibazo cyanjye ariko se reka ukoresha ubwango bwawe none urumva bamugereranyije n'inanasi urumva iki n'uri umuhanga inanasi ibintu bigize inanasi se ni amazi aryohereye ko karimo isukari nyinshi niko ngenzi inanasi ongera ushaka kandi gado anyway ntabwo wibeshye cyane ariko ushaka kandi gado sebwa aho ngaho nyuzuriza aho ngaho kiramfasha urabona inanasi yego yuyireba nagashamaje uburyo igaragara ifite n'ibintu bihanda ese mama byari yego urariyumije inanasi ifite nyine ibintu ifite cya gitwe cyayo gifite ibintu bya gupimita ibintu bihanda urakireba ko gatakomeye iki kintu ariko imbere mu nanasi nyine biri inanasi urayumva ariko mwibaze mu buryo bahoraga bambwira ayo magabo akavuga ati we hari icyo utazi urumva mu nanasi imbere yego none kandi ikindi cya kabiri urumva nyine umuntu wese agira ikintu intwaro
urumva njyewe nize ndakwisobanura ubundi njyewe mu by'ukuri ntabwo abantu babizi ariko ugenda sentire noire yego nubwo naje guhagarikamo ariko ibi kuri karate ni nk'imodoka Yego. ubu maze ibisi utwara imodoka ntabwo bivuze yuko utayitwara yego so ni ukuvuga ngo rero muri karate hari icyo bita kata n'icyo bita komiti kata ni ukwiyereka noneho komite ni action ni ukurwana ni njye nawe bakadusifura tukajya gute turebe byari tukarwana tukarwana tukinjirana ama iponi nyine ni kwa kundi winjize kwa ngo tugipfunse nk'ahantu habazwe cyangwa umugeri harimo amanota harimo amanota n'ubu bisobanukiwe amanota nk'imigeri yaha hejuru bayikunda kwitangira amanota 3 imigeri yaha ngaha gutya bakayitangira 2 cyangwa se ibipfunsi hari ibyo bita tuki cyangwa ajya kuzuki bakabi nabyo n'amanota 2 yego so ubwo rero noneho ugiye guhangana n'umuntu cyane cyane ushobora kuba usanga ubuzi weakness imbaraga zenye ubuzi imbaraga zenye aho ziri yego so n'abagore nuko rero bameze no kuvuga ngo buri mugore abazi weakness ye naho akomeye yego so umwiza rero cyane abazi nk'abantu baramurwanira ntago akora byinshi nyine ntago yivuna yego noneho wabona izi ngo hari akaburamo hari we aritanga ni ukuvuga ngo nyine arirekura ari wowe bivuze aritanga yego okay aritanga niba ari iyi mikoro bayireba ndayibona ni mikoro fresh yego niba ari iki fresh noneho akagerageza uburyo cya gikorwa agira ate akitwaramo neza akagikora noneho ku buryo mukumbura yego uyu munsi rero uzarebe noneho hari ukuntu uzarebe hari abagore ubona bafite igikundiro badasa neza ku isura ariko bakambara bakabirwa ibyo bambaye cyangwa se uburyo yitwara mu bantu ugasanga afite igikundiro kidasanzwe yego ntabwo byo babona bakunda no kuyobora ibigo bakunda no kuyobora ahantu ni bakunda kuba ari n'abantu bafite ijambo yego so umugore rero udafite uburanga bushamaje bamugereranya n'inanasi yego inanasi inyuma ibihanda ariko imbere igizite iryohereye murakoze cyane ubwo ndasobanukiwe uyu munsi nta bwenge bwinshi dushaka kuzana mu bintu oya ubwenge nibashaka kubuzana bazakora ibiganiro byabo nta bwenge bwinshi reka twigarire rero ku kintu bita gukazanura urabizi se gukazanura gukazanura ino ndabizi kiri cyo ubwira abanyarwanda rero batabizi nk'urubyiruko nyine rurimo kubyiruka abo ngo ubundi reka tuvuge ko duteka ubundi gukazanura ni igihe papa wawe yasambanyaga umugore wawe akibyo bintu buriya byari feya aho we yabikoraga yamugabiraga inka ubu se tubishime ubu ngubu tubishime urumva we tutaragira kuri gushima njya kubigaya reka tubanze tubisobanure okay reka tubanze tubibabwire tuvuga ngo wazanaga umugore mwiza papa wakamukunda nyine urumva yego noneho so yamukunda wenda akagutuma nka misiyo papa wawe ahubwo ngo mwana uzangendere ku musaza witwa Rutagengwa utuye hano na hano bwana cyangwe urumva yego kuko na telefone zahari na WhatsApp zihari ahagutumayo nk'ibintu azaza cyuri inka ye kandi ndashaka cyangwa kwituza kuko cyari umuntu agwaga inka byari supposed kumwitura yego umubwire ko nyene nyitura none twagihuye nibi nyine akamutuma kuri uwo musaza witwa Rutagengwa utuye hakurya yego akaza wenda uyu musaza witwa Fidel uyo nguyu cyangwa yitwa Rugema yego noneho uruva ko umuhungu afashe urugendo agize gute agiye akaza kuvugana n'umugore ku mukobwa abagore rero ntabwo babyangaga kuba bari bazi ko hari ibintu bagiye kubona babaga batonye kwa basebukwe yego kandi ntabwo bivuze ngo abasaza bose barabikoraga uwo bikoraga rero agatinyuka umukobwa ahitaga avuga nzaba umutoni so no kuvuga ngo noneho rero kuntu bigenda wa muhungu yajyaga hahandi umusaza akaza gukora na n'imbaraga bafite agakora nyine bya gisaza akabikora umugabo akazaza agashima iminsi nk'itanu 3 baraho akabahamagara mu rugo bakabaga ikimasa cyangwa se bakanywa amata baganira nyine nka family kuko kera kuna abantu baturaga wasanga inzu ari yaso umuhungu w'imfura tuye hariya umuhungu w'imfura tuye hano sibyo ari abantu baba agasozi kabaga ari family yego so ya miryango inga ikaza gusangira
cyangwa se urugo rwawe umuhungu witwa Raj ukaza gusangira na so n'umugore wawe wenda n'umwana cyangwa n'abana noneho sogokuru so ari wese yego akagushimira nde umugore wawe muwe buryo yarabashimiraga ntabwo yavugaga ngo ni nanasi nka nanasi twavuze yego urumva oya nagaruka yavugaga atubara kuza gushaka umwana mwiza wubaha umukobwa wawe rubaha bya hatari ukahita umenya ariko icyo akubwiye hari n'igihe utabimenyaga cyangwa ukabikeka ntacyo wabikoraga igihe ni cyacyo ati umwana ati rero ati rwose wazanye umwana wubaha ahero kandi uwo ngubwo yakoze ikintu amakinga ashobora ko na nyirabukwe amukunze umugore we wa muzehe amakinga ashobora ko akunze umukazana amakinga ashobora ko amukunze kuko umukazana akamuburishinga umukazana agatangira kuza gufasha mu rugo kwa mukecuru ku buryo n'umukecuru avatira umwana mwiza urumva aguru barabatekerisiye barabaze barangiza umukecuru urumva kamukunze akaza kumufasha kugira gute na gutya ari byo bita koza ibyansi kubyitira kubitunganya noneho cyagiye bagize gutya guhuka urabizi guhuka gukuka ndabizi no kugira gute no buriya se nko gukemurira inka aho no gukuka nyina amase y'inka yego umwanda w'inka kuwukuraho nibyo navugaga nanjye yego kuru bivuze ntabwo biteye isesemi ntabwo ari nko kuvuga umwanda w'abantu yego yego gukuka amase biravugitse yego barayafata n'intoki bagakuka nyine bagashyira ku gitaro bakajya kujugunya ku icukiro yego so umwakobwa akaza akabafasha gukuka gukubura nyine hari ibyo bita ubwatsi n'ubwitizo kubukura ukabuzana nyine niba baboha imyeyo nako nuza ni iki biriya ubutaro imisambi umusambi akaza akabafasha no gukora utuntu bita imihayiha ntabwo mutuzi yego so natwe turabubu ntabwo tuba tuzi byinshi agafasha uwo mukecuru yego none umukecuru nawe akamukunda none ati umwana ruba umukecuru ati cacaka ibyo yankoreye yaza kuri ibi n'ibi yaza turi umwana mwiza akamuvuga neza namenye ikiri wa Uganda yego so ubwo ngubwo rero nyuma yaho iyo modoka man nyuma yaho yego bikagenda bite wa muntu wa musaza akamushimira agahita abahinkamo akavuga ati mwana wa ati nguhaye inyana ingwaye iriya nka ni yayo izaba kamiri kandi nawe warakoze kujya mu rugendo gutya na gutya puf match kabirizi ibyo rero bita ukazanduka so dukomerezaho rero hari ibyo bita gutera icumu oya mbere yuko dukomereza gutera icumu ngendagira ngo nkubaze uwo muco koko kukazanura tuwushime ariko ubundi baravuga ngo nta gihe kitagira bubu okay so umuco mwiza nyine hari ibintu bya kera dukopera tukigiraho tugakunda tukagera gute ariko hari n'ibintu bya kera tutagira gute twaretse yego dukurikiranya amateka nyine tukavuga ngo uyu muco ibi nibi reka tubireke yego ariko reka dukora ibi ngibi yego reka tuhita twikomereza mu gushinga icumu yego gushinga icumu rero cyo byavugaga gushinga icumu urabona aka kajambo ko amukobwa yavuze ngo Kigali wisheya Kigali wisheya ubundi bishatse kuvuga ati abanyakigali turasangira dusangire so no kuvuga ngo icyo gihe Rwanda family zari shares zarasharingaga yego no kuvuga ngo twabone ko ubusozi bwabaga ari amafamille cyangwa inshuti zo hafi noneho abasore babaga bazanye cyangwa abagabo bazaranye nkuko bazanye nabwo mugenzi wanjye abaziranye nawe tunywera agacupa kwa kanaka haro hariye noneho ukaducunga twasinze ukanyaruka abantu bakera nyine bagendaga intwaro yego babaga afite icumu na mugabo wabaga adafite icumu aho yicaye ko nagiye kubikeka nubwo nari mbizi nangiye kubikeka na mugabo wabaga adafite icumu rye agenda hari aganira afite icumu ye n'inkoni akenshi abaga afite n'imbwa ku buryo nyine agenda yuzuye yumva ariko intwaro ze yakubana uriko ubu ngubu umuntu agenda amaboko wazi uyu mutekano se kari wose kandi mu Rwanda twemerera gutunga imbunda nko muri Amerika urumva so none cyabaye niki kwa kundi umuntu ngumwe raje akaba aracomotse akaba aragiye mu rugo rwa kanaka yego
agasanga umugore we akamuganiriza ariko agasiga icumu gutya kwirembo noneho umugabo umugore raje agataha mu rugo rwe akahagera agasanga kwirembo hari icumu rigize gute rihashinze noneho kubera ari abagabo bamwe ari kayiti imwe babaga bangana ahantu hamwe buri muntu wese yabaga azi icumu rya mugenzi we burya nyine icumu rya raje utaryitira rya mero rya utaryitira rya Bosco nyine buri icumu kavuga ngo mero rya urahanga washinze ahangaha icumu yego mero rya n'abaraje n'amazina yewe ndimo ndayavuga kubera n'abasore dukorana kandi bazima yego so urumva iryo cumu rero umva cumu yaje ugahitekereza aho uri ugasubira ku kabari ku nzoga cyangwa se ugahita ujya kwa Meroja nawe cyangwa kwa Raje naho ugahita urishinga ntabwo byemeye ko wahita winjira mu rugo rwawe ukaba waserera oya noneho ndavuga kumuzaho byo noneho kubera abantu bari sawa noneho nagize nawe asoje gahunda yararimo agize ngo ntabwo babimenye agahita asanga Meroja nawe yarisinze he ati cyavumbuye kinyagwa ndi ati cyavumbuye nawe agacomoka akaba agiye nko kuri kabari ariko shaka ko bari bafite imitima yo kwihangana noneho niho havuye nyine ijambo rivanga abaturanyi babyara abana basa nagurumva bavanga abaturanyi babyara abana basa cyangwa nagura abana family kuko nagura umwana cyane byanze bikunze yego ukabona abana bo kwa kana kabasa nabo kwa kana ugatinze kubona abana basa yego kandi iwanyu mu rugo ukahasanga hari umwana usa n'uwo hariya kandi nyamara hariya naho hari umwana usa n'uwiwanyu urumva excuse me urabyo ibyo bintu noneho rero urumva wa musaza usuye cyangwa wa mugabo usuye ku kabari yego ageze igihe cyo gutaha akavuga ati ko ubu ngubu haje ni yasoje ibyo arimo agataha uzi yataha kune ikimenyetso yakoraga yego yaturukaga hakurya hariya aririmba yewe naraywa ndende naraywa ndabikunda naraywa bigarama by'iminga we barushinga tinga zanjye zisine akavuga ibintu yego iyo scenario yo kuvuga bya bintu yabaga atanga message kugira ngo uri mu rugo agire vuba yumva ko nyirirwa zate atashye kugira ngo aveho asange yagiye ibintu ntabwo bashaka kurema ikintu cy'amakimbirane yego ntabwo bashaka kurema ikintu cy'amakimbirane noneho wabona kihuta gataha ariko noneho uyu munsi aguhana moto akagushyiraho moto ngo uzajye kugenda ati naparika aho hajye dore nzakwishyura ukwezi kose cyangwa ngo avance umukurikire ahajya hose umujyi inyuma so no kuvuga ngo uyu munsi niyo mubona za divorce nyinshi abantu babanyira bayazana mu bibazo byabo yego none se akora kumvishije se ndakumvisha ariko abantu babanyira bayazana mu bibazo byabo urumva hari cyo mu gisirikare niyiza ko bigisha ngo shida njyo bafata nk'inkoni bakayirambika hariya abantu bose bari hasi bakayihamagara shida njyo vanga ngorane ngwino no kuvuga ngo urumva yifashe nk'umugabo wawe reka mbe nisomo umugabo wawe ugishyuye umotari umuhaye 100,000 uramubwira ngo amugukurikiranira igihe cy'umweru umenye ibyaba arimo urumva utari mushakisha ibibazo yego ubwo hari nyine urumva uri mushakisha umotari araza kubwira iki hari umugore bahuye basomanye hari bicaranye n'umugore hano urumva urimo urashakisha ibibazo ariko nyamara bakera yego ntabwo ibyo bibazo bajya gute kanda kuri telefone babishakaga yego urumva bateragezaga uburyo ki ibyo bibazo babihunga ariko nkibaza ikibazo ndimo kwibaza ni iki ngiki ese kubera iki bitateraga nyine amakimbirane hagati y'uwo mugabo n'undi kandi numva barimo gucana inyuma by'ubungu urumva ntabwo bajya kugira amakimbirane kuko uko nagucaga inyuma nawe wancaga inyuma yari win ugusa cyabaga umugore wanjye yabaga umugore wanjye ntabwo mwakwisanzura nk'uko wakwisanzura ku wawe urumva nta mwavugana ibibazo ubwo nuko uvuga ngo umugore nta jambo yagiraga icyo gihe nyine iyo wazaga oya yari afite umugore hari igihe yakwangaga ntabwo byari itegeko nyine ngo n'uzangura ahita uzanga ukora ibyo ushaka oya umugore yakwangaga ntabwo byakundaga ariko niyo mpamvu se nuzi ko abaturage bamwe bazirana bagirana ibibazo urumva ntabwo amago y'abafitanye ibibazo ngo mujyeyo nukuvuga ngo bagerageza kujya mu mago badafitanye amakimbirane urumva ntabwo umugabo wabanyaze wanyaze iwanyu mwagiye mu manza wabanyaze inka cyangwa akoze ikindi kintu yaza ngo atere 10 wawe wanamwica cyangwa n'umugore wari yamwemera iyo mibandire nayo ihari
byasabaga ngo mume muri inshuti byasabaga ibintu biri close by'ubuvandimwe bushuti. niyo mpamvu imisozi yabaga tuyeho abantu baziranye singibi bya Kigali usanga umuturanye utamuzi. Yego urakoze cyane ubwo nekereza ko ubu dusobanura bimwe muri mu byahahise hari abantu baba babikeneye nabyo by'umwihariko nk'urubyiruko rw'ubu ngubu. Yego reka twiga ariko ngewe rero naje gusoma amakuru itanikubita hasi ndaseka nako nicaye hasi ndaseka reka ndeka gukoresha iryo jambo niko uruzi ko muri Amerika niyo ko ngo hari ahantu hatari amatara yo ku muhanda nako ngo amatara yo ku muhanda hari. Nabonye umukobwa yisararanga aravuga ati reka mbabwire bantu bati abantu ushaka kuza muri Amerika ati ibishyashya n'ubonye muri Amerika aturiye muri Amerika nta matara yo ku mihanda agira gute ahaba. Abantu muri Amerika mutubwire aya matara amahanda yo ku mihanda y'amatara asanzwe kuri ku ma street atari kuvuga ngo nari ku mazu nayahaba yavuze ngo hari ibizu byinshi babyaka n'ijoro mu muhanda ubona kabisa ariko mu muhanda ho bamurikirwa n'ibimuri by'amazu n'iki nyine haba hari akijima kari dark ntabwo nyine haba hakeye nk'ibi bya Kigali. Muri Amerika nta matara ngahaba bose pe urumva bavuze ko nta matara ahari ndumirwa none ubwo natekerezaga Amerika ngiye ko yaka nk'ikizi numvaga ko ahantu hose haka. Yego ikiri kintu muri Amerika ngo buriya nubwo twandikira umuntu uri muri Amerika kuri WhatsApp kubera abasikama babayo. Yego WhatsApp ushobora kuzenguruka abantu bose usanga batayifite. Burya n'umunyarwanda uri uyikoresha nyine kubera bafite mwene wabo inahakiyaranja akajya kugira ngo azajya avugana n'abindi nahangaha. Muri Amerika ku muntu waho nagukoresha WhatsApp ni message isanzwe cyangwa email cyane koresha email cyangwa message isanzwe cyangwa ubutumwa cyangwa se ibaruwa ibibaruwa bingi bisanzwe byo twakoraga kera bya analog. Yego kwandika ku ibaruwa ukohereza ku post ariko buri abazungu baza ubwenge bo babyita analog ariko nibo bakibikoresha. So bya bindi twebwe rero tuvango twabaye basirimu ngo twararetse noneho bo nibyo bakoresha bya hatari. Waruzi ko kwa kundi twe ngo tugenda ku mbuga nkoranyambaga tugashaka y'amakuru bose uko bameze uzi ko ibinyamakuru byabo bigisohoka ku mapuro urabona za makuru ivaho bakazibohereza. Yego ibyo byacitse nyine hano mu Rwanda ugasanga umuntu arimo arahindura ariko na Uganda nuko bo rwose umva ngiye ukunda kujya Uganda baracasoma ugasanga umuntu wacuruza avoka yaguze ikinyamakuru arimo arasoma ku muhanda. Yego muri Amerika rero ho rwose buri gitondo bya ibinyamakuru bigomba kugira roge twaguraga ibinyamakuru turi mu ndako dusoma baracyabikora baracyandika zabaruwa ngo nyakubaha ngo runaka ngo nwandikiye ngusaba bya bagashyira ku iposta cyangwa bakabiha umumotari waho za Uber zikabijyana. Yego kubera ngo hariyo ngo batubuzi benshi bya hatari basikama. Yego ngo niyo mpamvu babikora. Yego ubwo rero bariyo batubwira ko nibo bafite amakuru menshi kuturusha. Yego reka rero tugere muri wa mwanya wacu wo gushimira no kwamamaza deni dusoza ikiganiro. So uyu munsi rero turashimira Fande Colonel Nyamurangwa. Fande Nyamurangwa ni umuntu retired lieutenant colonel, ni umuntu urwanya urugamba rukomeye cyane rwo kuboza igihugu. Yahereye Bugande abana guhera bafungura umupaka yakije umuriro inaha bose baramuzi. Uyu munsi akaba akora ari umukomiseri muri komisiyo ya demobilization, ikigo gishinzwe gusubiza abavuye mu ngabo mu buzima busanzwe. So uwo mugabo ni gitangaza, ni umugabo muzima, ni n'umurokore kandi akaba ari umugabo mwiza. Nago tumuvugeho byinshi gusa turamushimira ko yakoze cyane. Afite n'urusengero rwitwa Zion, rwitwa Serpal. Afite urusengero rwitwa Serpal. So muzajye ku rusengero rwe. Ni umukristo, ni umukoroneri, yarwaniye iki gihugu, afite na kampani ya security muzayigane kwa Topsec. So irinda neza na manyanga igira n'abantu bazima. So turabashimiye mwarakoze ibintu byinshi cyane bafandi bane komeze ibane namwe. Yego ndatekereza twakamamaza mu gihe cyacu. So ibintu dukora nkuko tubabwira, ufite akabari kakunaniye kandi ari kanira kari mu bikoresho byose ugatekereza uti barakaroze ubwenge bwawe ko gutaka akabari ubundi barakaroze ko nasize intebe nziza, nasize mu televiziyo meza, kara ahantu heza kuki kadafite abakiriya. Dushake twebwe dupfubura ibyapfubye. Niba ari hoteli ugatekereza kutabona abakiriya, ibyo turabigufasha. So ibindi dukora rero turakamera, turafotora amakwe cyangwa izi event tukazicurangira. Dufite za live band, dufite abacuririmbyi na gakondo, dusebera abageni n'ibindi byose.
so twitwa BBM, twitwa Best Manage, televiziyo yitwa MZ, nkorana n'umuhungu witwa Large, umunsi umwe tuzatira muri kamera. So turi hamwe mutugane mukande subscribe, abavandimwe bacu, inshuti zacu, mu bidukorere turebe ko tuzatera imbere tukagira amafaranga nk'aba Sabe na Yago n'abandi. Ikiganiro cyo yego ikiganiro cyo nakagaruka ubwo rero salam shalom. Amen.